umenya yuko ndi muri vibura nka vibration byose ndabicangacanga kuko mba ndi gukorera amafaranga uri mu kazi iyo uri mu kazi rero uracuruza uri no gusenga nibaza yuko rero rimwe na rimwe usanga hari ibintu abantu bita ibyaha atari ibyaha ndabyemera nimumbona ninywera urwagwa nimumbona nirira abana nitemberera mu mujyi ninyweriza yose nibizabagushe bya bindi bya Yesu nabaye mbihagaritse yego. Haleluya reka mbasuhuze mwese mbabwire ngo Imana ishimwe inshuti za The Vibe TV ariko izina Igihozo TV The Vibe ko yananiye The Vibe nyine nawe urabizi aho bipirura hasi buri muntu wese abazanarwaye. Aha reka rero mbasuhuze kandi mbifurize kuvuga neza mwese abari ku migabane itandukanye mwumva ururimi tuvuga rw'ikinyarwanda abari Burundi, Tanzania, Congo, Kenya, abari mu bihugu bya kure muri Canada, Amerika, France, mu Bwongereza ndetse n'ahandi tutavuze amasina inshuti zacu ziri mu Bushinwa ndetse na Dubai n'iziri Bugande Kampala ahubwo abo tubabwire ngo tubahaye aho gita gutanga haga uheruka haga oyawe nande first batari ibanga oya ni ibanga nukajya incumuza haleluya amina twifurije rero gusoza umwaka neza dushimira abantu bose bakoze subscribe ku Gihozo TV ndetse na The Vibe tunashimira abakora comment like ndetse bakadufasha kugeza ibiganiro byacu kure bakabisangiza n'abandi kugira ngo twunguke abasabu ba buri munsi abadukoreye sabone mwese ndabashimiye ndetse tunabonereho kubabwira ngo umwaka mushya muhire wa 2026 kuva muri 2025 winjira mu butsinzi rwa 2026 umwaka w'impinduka zikomeye umwaka w'impinduka zidasanzwe ariko bizakorwa no kwizera abantu batizera munasigaye gukura amaboko mu mifuka bagakora. Nigeze kureba ijambo rimwe ry'umukozi w'Imana Apotre Gitwaza mu mwaka washize yatanze yaravuze ngo turasabwa gutinyuka kandi tugahara amagara. Ego nuvuga ngo muri projet dukora zose injira mu mwaka utangirana imbaraga nyinshi cyane kandi wizeye udashidikanya kuko iyo wizeye ukagira gushidikanya n'ibihura birahura pasa gushidikanya no wabyishe kaba biba byapfuye. Tubaye ikaze mu kiganiro rero ntibisanzwe cyangwa ntibikwiriye aho turebera hamwe insanganyamatsiko zibitandukanye biri gutrendinga inkuru zikwiriye kuvugwaho wese abantu barabivuga gute barabifata gute tukareba ibikwiriye n'ibidakwiriye ariko twebwe twibanda muri ntibikwiriye kuko abantu mwinshi mwamaze kogera no kwamamara mu gusebanya mu kwanduzanya mu gusigana imyanda. Ndashimira Apostle kuba yaravuye mu bantu basiga imyanda abandi imyanda jewe nababaye munsi bababaye jewe nasigaga abantu imyanda uratrendinze mu basiga imyanda cyangwa mwamamaza imyanda ahubwo kuba nicaranye nawe reka umwe muri je nawe abishimira Imana kwemwe twabishimira Imana uya ubari wowe ushima Imana kubira iki ari ngiye ushima Imana kuri koga kuki atari ngiye waba uri koga se ntacyo twiyuhagire ni umwaka wo kwiyuhagira njyewe nariyuhagiye nanabitangarije wo kwezwa no gutungana hanyuma gutungana ibyo byo ndabyemera ariko Apotre nakwajije ikibazo utansubisha yego uhitunjijisha mu by'ukuri dufite uburyo twakoze umurimo w'Imana bugari ariko kandi nanone umuntu ukora ni ukosa hanyuma mu makosa tujya dukora abantu twese nawe uturebura yagira biba byiza iyo wikosoye ariko ugatangariza n'abantu ko wikosoye kubera iki abantu bamwe na bamwe batinya gutangaza ko bakosoye ibyo bakosheje uko byamera kose ga hari ibyo bita amakosa hari amakosa y'umwuga hakaba amakosa yo mu kazi hakaba n'ibyaha umuntu akora bikagaragarira bose hakaba n'ibyaha umuntu akora bikaba abiziranyeho we n'Imana cyangwa ni ikindi nanone nibaza ko hari abantu binjira mu bintu bakabyinjiramo batigiye ninjiye mu bintu ngiye kubikora hari n'abandi rero bigwirira usanga ibyarimo byose atabirimo neza nkanjye nibaza yuko rero nge iyo mvuze ngo ninjiye mu ivugabutumwa
ninjira mu ivuga butuma asenga Yego. nkakora umurimo wa gishumba mbuze ngo nicaye kuri The Vibe ngiye kuvuga kuvibura menya yuko ndi muri The Vibe. vibura nka vibration byose ndabicangacanga kuko mba ndi gukorera amafaranga uri mu kazi mu kazi Yego. iyo uri mu kazi rero uracuruza uri no gusenga senga nibaza yuko rero rimwe na rimwe usanga hari ibintu abantu bita ibyaha atari ibyaha ndabyemera Yohana yaravuze ngo bana bato ntihagire ubashuka icyaha ni ubugome yego cyaha ni ubugome cyagiye ukora ibintu bigambanira abantu bibi by'ubugizi bwa bisebya nabi. abantu bigira gute ariko jye iminsi namaze kuri The Vibe navugaga ukuri navugaga abantu bakora ibyaha kandi mfite ibimenyetso ni nayo mpamvu nta wigeze umbasa inkuru nakoze kuko nabaga mfite ibimenyetso inkuru yanditse rimwe na rimwe nibyo navugaga byabaga byanditse n'uwabimbaza nabyubahiriza mu mategeko ahubwo ni ukuvuga ngo Imana yanga umuntu uba mu bintu ntabibemo neza buriya uramutse uri umukozi w'Imana nkunda kubivuga ukavuga uti jewe muri iyi minsi byo gukorera Imana birananiye wanajya kuri kamera ugatangaza ati muri ino minsi nimumbona ninywera urwagwa nimumbona nirira abana nitemberera mu mujyi ninywera iza yose nibizabagushe bya bindi bya Yesu nabaye mbihagaritse yego mbihagaritse none wazana bigaruka mugatangaza utu rero naje ni muntegereze niko kuri kwakagombye kubaho kutagusha abantu benshi ariko pasta tukira aho ngaho turimo turaganira kandi tugana n'abantu benshi badukurikiye ku Byozo TV ndetse na The Vibe TV tunabwira abantu bari barabuze Apostle ko hari nanjye ndahari ariko ako kantu ruvuze mu by'ukuri nubwo byabaye kuriya cyangwa ayo makuru yatangagwa kandi agatangwa ari ukuri aga makuru yose ari ayo kuvugwa cyane cyane yavugwa n'umukozi w'Imana ega ni bya bindi twavuze mu kiganiro cy'ubushize abantu nyine nibaza ko iyo ngingo ari we wayimbwiye ndakubwira ngo umukozi w'Imana akwiye kubahwa ariko nta nubwo buri iby'abakozi b'Imana by'ibyaha bica ubutumwa ntitukwiriye kubibika none se nabiva ko hari igihe Imana igira isesemi ikakuzinukwa cyangwa ikakuruka ikagushyira hanze abantu bakakumenya hari igihe Imana itwikurura ibyaha by'abantu kugira ngo bitwikururwe abantu babimenye babashe kubirinda none se pasi nyibaza yuko rero wenda icyabagaho mu biganiro bya The Vibe ni ugutwikurura iby'abantu none se kandi iyo urebye usanga ibiri mu bantu urebye ibiri mu bantu abantu benshi bamaze kuzinuka ibintu by'abakozi b'Imana avuga ati bakozi b'Imana kubera ibyo bababonyemo baje bashaka umucyo babona mu mwijima baje bashaka agakiza bababona mu ibyaha baje bazi ko ari abamarayika bahungiyemo basanga ni abantu basa nabo yego mwese niba hari umuntu ubera igitsitazo ugusha abantu umuntu akaba ari umusambanyi ari mu murimo umuntu akaba ari umusinzi ari mu murimo umuntu akaba ari umugome agambanira abandi akabafungisha akabacisha imitwe akabakorera ibintu bitandukanye kandi yitwa iryo zina yambaye kora mu ijosi ari pasiteri wagira ngo wicaye hariya abantu bamumenye bamwirinda hari umugabo wacu baramubwiye ngo umugore we yabaze injangwe ngo araroga baramubwira ati umugore wawe yabaze injangwe araroga umugabo arabwira ati ati Imana ishimwe ati ubwo mwabimenye muzamwirinda uburozi buzapfa ubusa abantu rero nabo baramutse bamenya umuntu wananiranye bakamwirinda bagira amahoro kandi kwirinda biruta kwivuza pastor bisa nkaho twari twateguye topic ari kwihindutsemo turakomeza byose kubera yuko turi kuri The Vibe na Byozo TV turabwira abantu banahore mu mutima baraza kuduha na comment basigaye babikora ndabashimiye tunabasabe kuzongera nazo zifite umumaro zifite pastor ibyo iby'Imana gushyira umuntu ahabona ndabyemera kuko Imana yo ubwayo niyo itanga ayo matangazo ariko kandi nanone dutangiye amatangazo y'amakosa dukora twese twakwangana yamboye ubusa buri muntu igashyira ikadarapa ibyo akora byaba ari ikibazo niyo mpamvu Imana itugirira ibanga nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo se dukwiriye kugira uruhare mu kuba twashyira bagenzi bacu hanze mu ntege nke zabo twabonye cyangwa ahubwo tukwiye kubambika umwambaro nitubandagaze
jewe nibaza ko kugeza kuri izi saha ndivuga nkanjye sibyo ndamutse nguye ku mupastor ari gukora icyaha gitukisha Imana ntabwo nabivuga. Kubera iki ntabivuga? Abaza bati niko mwabaye. Iyo niko mwaba rero bavuze ngo pasiteri muzima bavugamo nanjye bavugamo na wa wundi urwaye. Ndamutse muye n'umupasitoro wasinze yaguye muri ruhuru namukura muri ruhuru byaba ngombwa nkamutwara mu modoka yanjye cyangwa nkamutegera tagisi vatire nkamugeza mu rugo nkamutwikira. Ariko n'Imana ubwayo hari igihe twikurura ubwambure bw'umuntu kuko yageze ku rugero Imana mu cyaha kanga gucyaheka ikamugaragaza ikongera ikamugaragaza ikamwishurira abantu. Urugero hari umupastor unzi yabayeho ibyo byabayeho. Nagiye kubwiriza ku rusengero iwabo. Ngeze ku rusengero iwabo abakristo groupe y'abanyamasengesho iraze yankomangira mu cyumba nari ngamyemo nijoro. Barambyutsa perezida w'abanyamasengesho ati tubabarira udufashe pastor wacu yishe itorero yararisenye nta muntu uvuga hano uvuze wese arafungisha amugenza gutya na gutya. N'umuntu yihindiye umuntu wahatari w'umunyamoko w'umugome ufungisha abantu wicisha abantu kandi ni pastor ubayobora. Ndabyuka tujyana nabo bantu mu butayu gusenga. Turi mu butayu nijoro Imana yatubira ngo igiye kumuteza ikintu gituma ava mu itorero, igiye kushyira hanze ubwambure bwiwe. Ibi murimo byose igiye kubishyira hanze kugira ngo itorero rikire. Hari igihe Imana ishyira hanze ibyaha bya perezida wa korali kugira ngo korali ikire. Hari igihe Imana ishyira hanze ibyaha by'umunyamasengesho kugira ngo abantu bamumenye. Hariho n'igihe Imana ibikora. Twaragiye turasenga mu cyumweru cyakurikiyeho habaye inama iba mu mujyi wa Butare ihuza abapasitoro bose. Asohotse mu nama y'ururembo ubwo itorero uraryumva y'ururembo babyitaga ururembo. Ageze imbere y'isoko rya Butare agura hariya mu Cyarabu agura ipaki y'itabi. Ayo ni amakuru yabayeho. Agura ipaki y'itabi ayishyiramo hano adomeka isigara gutya ari pastor yinjira mu isoko anywa itabi. Abakristo baramufotora nibo babyohereje ibukuru bati dore pastor yafashwa anywa itabi. Inama iraterana ihita imuhagarika. Bamuhajije impamvu anywa itabi ngo yari yahungabanye mu mutwe. Bamwe ati ntawe uhungabana muri uku kwezi ahubwo ufite ikibazo. Nguko ku Imana yamurangiye. Iyi Imana yaguha icyubahiro ikagukomeza yanakurangiza ikagusiba n'ikarita yawe ikayisiba ikakwiruka. None se Nebukadinezari byagenze gute? Imana yamwereje mu ishyamba ajya kurisha ibyatsi kuko yavuze ngo Nebukadine ngo Babuloni umurwa niyubakiye. Imana yararakaye Herode we iramutera umukubita hasi ahinduka inyo. Ntabwo mu murimo w'Imana abantu bagomba kukinira urumva agenda pasiporo ndi pasiporo ndi diakoni ndi umuntu ukomeye natanze amafaranga menshi nijye ukomeye mbarika imodoka. Ibyo nawe bihuriye mu Mana. Imana yaguhisha kuko ibabarira byose ikeneye ko umuntu atagira gute hatagira urimbuka. Ariko nkuko yaguhisha yanakurangiza. Urakoze. Ndi kwibaza ikibazo kivuga ngo ko ari Imana ikwiye kubikora nyine ikabigiramo uruhare. Natwe abantu bavuga Imana nitwe tukwiye kubigiramo uruhare cyangwa twabiharira Imana? Twebwe ntabwo twabitwikira kugira ngo badatuka uriya muntu nabazaga natwe bakadutuka. Imana ishimwe. Nabira bago mwene so nakora icyaha ugenda umuhugure bwa mbere. Yego. Niyangu hamagare batatu bane mu mwicaze mu nama ya komite. Niyangu umushyire hanze. Washyizwe hanze rero biramenyekana. Umucyahe umuhugure niyangu umushyire hanze. Icyaha ni ukubona umuntu akoze icyaha ukacyurira ukamutangaza utamuhuguye. Nibaza ko ari ibyo. Ntabwo tugomba gukomeza gukora ibyaha nkana ngo ubuntu busage. Oya. Yohana yavuze ngo bana bato ntihagira ubashuka. Ukora ibyaha ni uwa Satani kandi ibyaha bizica umunyabyaha. Uwishwe n'ibyaha rero biramenyekana. Uko niko kuri. Okay, reka rero nkomeze kubashimira mwebwe mwese mubona natwe kuri The Vibe TV ndetse n'Iryozo TV. Ni Apostle Yongwe cyangwa se Prophete. Mbona amatitira yatandukanye yose uyafite. Nushaka uvuge mwarimu cyangwa umukristo Yongwe cyangwa mvuge Yongwe byonyine. Oya Yongwe ntibiryoshye. Yongwe ni televiziyo iri i Kigali. Okay, tubaye ikaze mu kiganiro. Abaje none aha mufatiye ikiganiro hagati ndabizi mukunda gusimbuka.
tubabwira ko turi muri ntibikwiriye, turebera hamwe ibikwiriye n'ibidakwiriye, kandi tunababwira ngo mukomeze kudusapotinga, mudushyigikire cyane cyane mu buryo bwo kubana natwe, kuko akenshi amafaranga bayatanga bahita birukanka bakagenda. Twerekeje rero mu gisate cy'uruhare rw'urukundo, niyo topic twari turi, ariko nanone twari tudomotse tunyarukiye mu myitwarire ndetse n'imico ikwiye kuranga abakozi b'Imana n'abantu bitirirwa izina ry'Imana. Turebera hamwe ngo se ni byiza ko twandagazanya cyangwa se ni byiza ko twasapotinga abantu mu ntege nke zabo, kugira ngo ejo bundi bazaba basimbura, nta kibuga kitagira basimbura. Umuntu w'umusinzure kureba imbere yawe, iyo marayo ureba ubikora kinyamwuga, uwo muntu w'umugizi wa nabi ubona hafi yawe, ejo ashobora kuba ari we mushumba wawe. Imana yamugenderera, Imana yamuhindura, Imana yamukoresha ibintu bikomeye. Rero twagiye pastor, tugiye kuganira. Sorry, ndabona ufite ikintu cyo kuvuga mbere yuko nkomeza. Oya, nta kibazo. Ntabwo tugira n'aba banyabyaha, kuko Imana ikunda abanyabyaha ariko yanga icyaha. Kandi umuzima nushobora kuvura umurwayi. Mu bwami bw'Imana uwamenye nawe ajya kumenyesha abandi. Nuhagaze none nuhagaze aririnda tagwa, kuko urugamba rwo kurwana n'icyaha turacyarurimo. Murakoze cyane, nakagaruka. Bye bye. Bye bye.